Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, muguwe neza muri amahoro, abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda. Tubifurize kugubwa neza, batameze neza ku mpamvu z'ubuzima. Ihangana ariko senge Nyagasani. Kuri screen zacu turi kumwe na Mama Devota. Izina rye yitwa Devota. Hey. Devota ameze neza? Meze neza ndashima Imana. Nuko turi mu biganiro ubundi. Harya umwana wawe yitwa nde? Nana. Mama Nana. Niwe nitiriye channel yanjye Mama Nana official. Mbabariye navuze Devota kandi. Nta kibazo. Kandi uri umubyeyi. Oya ni izina ryanjye. Niko navuze Mama Nana. Oya Devota niryo. Ndapfukamye nsabye imbabazi. Oya nta mbabazi nitwa Mukazayire Devota, wamamagara Devota, wamamagara Mukazayire. Ubundi uratse ibintu by'abazungu byaje. Uzi yuko uturana n'umuntu akaba azi Mama Nana. Undi yaza yoza ati nimunyereke kwa Devota kandi tuziranye uri n'inshuti yanjye izina bakareberwa kubera bazi Mama Nana ariko kwitwa Devota ukanarimpamagara nta kintu bitwaye pe ntacyo bintwaye nandiko kuba umwana babihamagaye umuntu mukuru ari ikibazo. Oya nta kibazo wese uri umwana umugabo mu bandi bagabo arubejo uri nawe manitse ikiganza bavuga ngo ndemeye ariko abo ni yakuntu gahunda zimeze umwana icyo yaba cyo cyose imbere y'ababyeyi ari umwana nanone cyane ko ngana n'umuhungu wanjye ariko ibyo nta nicyo bitwaye kunyita Devota kutabonutse se. Oya nta kibazo nanjye karagaciyemo mbizi. Meze neza ariko meze neza urashima Imana ndetse ko nari maze iminsi ndwaye ariko Uwiteka bigenje neza ubu narakize. Ihangane bibaho cyane nyine twambaye umubiri urwara upfa ukabora byose tugomba kubyakira kwihanganisha n'abandi badukurikiye banarwaye indwara rwose cyabarwaje bamaze igihe kinini mu bitaro n'abandi barwaje cyangwa se nabo barwaje bikanga izisa badukurikiye bavuye mu ishyingura cyaba byitegura bihangane bakomere kuko byose mu isi ni kurwara ugakira ni sawa hari n'urwara agapfa kandi noneho muri ririmbye yaravuze ngo urupfu yarugize irembo urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa ariko banamugane ibintu by'Imana birimo ubwira ubwinshi cyane akuntu urupfu turutinya akaba ari nacyo kintu kibi kandi ngo rikaba n'ikintu cyiza kuko ngo nicyo kiguhuza n'Imana. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu umukristo wese w'ukuri. Tuzamenya twageze mu ijoro. Byari igenda no mu ntege nyange bazane ari tanabaho. Ijoro. Ari igihe ntekereza ko baza ntaniri hari. Gusa utekereza gutyo byagenze bite Mana? Iyo imfatiro zashenywe. Hari igihe neza utekereza ko tubundi wagiye akagaruka ninde. Ukumva uheze hagati ukamera nka bya bindi padiri yavuze ngo niyobera rikomeye ryo kwemera bese ukagira bati Imana ubundi kuki wandemye ubundi urahari ubundi bisifiro wigeze bibaza icyo kibazo nigeze nicara ndi jyenyine mbitekerezaho Imana urahari ariko rero nkagaruka ngatekereza ibiriho uko tugenda ukavuga uko biri kose ariko Imana urahari cyageze uko byari byagenze gute ari igihe mfatiro zishenywa nkaba kuki navuze ngo naho imitini itatoha ariko igihe kigera imitini ntitohe iyo itatoshye rero bigahuza n'uko uri mu ntege nke utangira kuguta isundi wa Mana ubaho ariko n'ukuri n'intege nke ziba zadufashe Imana iriho abadukurikiye batanyumva nabi Imana iriho kandi irashoboye nitubeshejeho kugeza uyu munsi wa none ni nayo itumye niciye hano kuri kamera turi kuganira cyane ko umuririmbyi arimo yavuga ngo mbeshwaho no kwizera Yesu kandi ngo nkiringira imbabazi ze cyane umva nyatari isi niyo turimo irahindagurika ihora ihindagurika igizwe n'ibibazo ibisubizo nuko waburaye none ejo wariye gutyo bibaho kandi tugomba no kubyakira ariko ikibabaje nuko usanga ari nk'abantu nyine batajya batekereza bafite ibyo kurya ariko waburara anabize neza ko waburaye abo ni babandi bizera imbaraga zabo batizera Imana kuko umuntu wizera Imana byanyabyo amenya ko niba we yabashije kubibona mugenzi we akabibura agomba kumuha bagasangira ariko utizera Imana avuga ati namaboko yanjye yabishatse nawe najye kubishaka Yaza akavuga ati bura n'ubunebwe n'ibiki byose. N'ubunebwe ntibikora ugasanga n'amagambo menshi agiyeho. Ariko uyu muntu wamenye Imana neza akayumva akamenya Imana nyamana. Yumva ko hari umuntu uri mu kigeragezo cy'ubukene mu gihe we ari mu bisubizo. Yego twiganire rero ibyo ngibyo bikajyana unagahinda gakabije kare mu bantu. Wowe harakogeze uhura nako? Iyo agahinda gakabije arakagize kenshi cyane. Byagenze bitese.
nibyo nakubwiraga nyine umugabo yari yagutaye umwana yari yagukubise agahinda gakabije Albert ntekereza ko atari ubwa mbere tuganiriye agahinda gakabije nakagize umunsi pfusha umuryango wonge wose ukarangira wongera kugira agahinda gakabije ubwo mama wawe yakwangaga nongera kuyibuka byibuka urabizi agahinda gakabije nakagize igihe kinini ariko shimira Imana umunsi ko Yesu yakankijeje ariko agahinda gakabije kabaho ukagira ibyago rero iyo ugafite utazi n'Imana niho handi usanga bimanitse kwa makuza niho handi usanga banyweye isumu ya panya niho handi usanga umugore yishe umugabo akumva ko kugira agahinda gakabije akica umugabo ari byo binyuze umutima we handi umva umugabo yatemye umugore akumva ko agahinda gakabije ariko katuma kwica umugore ari byo bituma gakira neva byaba igisubizo gusenga niko gisubizo gusenga nicyo gisubizo ndabona abantu rero bagenda tekereza mu buryo butandukanye cyangwa bagatanga ibitekerezo byabo cyane ko nta muntu wahuza n'undi igitekerezo ntabwo bishoboka kavuga bati uriya muntu imyitwarire afite ni agahinda gakabije yatewe n'ibi bakanabisobanura agahinda gakabije gashobora kugutera imyitwarire mibi cyane wowe se hari wigeze ugira mwako gahinda gakabije njye nagiriwe ubuntu icyo gihe ngira agahinda gakabije maze no kumenya gusenga ko agahinda gakabije kanyinjije mu gusenga rero mitamenya ko Yesu ari ukiza agahinda gakabije ariko iyo ntabyinjiramo nese ntuzi ko hari n'abantu basara bakirukanka ku gasozi hari uwirukanka kubera ko yagize agahinda gakabije hari uwirukanka kubera ko yarozwe ibibazo bitandukanye bitera agahinda gakabije nk'ubu naguha urugero hari umugabo nzi mu basenywe vuba aha ngaha i Nyabisindu basenywe umugabo amazu menshi yari yariyubatse yumva ko mbese bibaye nk'aba bya bindi biravuze ngo by'inkuru ya Nyamutunzi ngo yatundaga yiyegereza amaze kwitundira avuga ati ngiye kwicara noneho njye ku byo naruhiye yumva ijwi rimubwira ngo nyazwe ubugingo nawe bisa nuko byagenze niba amaze kugira amazu amuha miliyoni irenga mu kwezi bagahita bayasenya nta naho kwerekera ahari yagize agahinda gakabije hahandi na buri muntu wese abibona wamuganiza akavuga ati ugira icyo umbwira ntabwo yirukanse ku gasozi ariko wamurebaga abonaga ko asa n'uwataye umutwe nkumuganiriza ngo yumve aravuga ati muceceke ibyanjye Imana yarantaye nta nubwo inzi ni muceceke icye no kugenda yivugisha mu muhanda gusa ukabona arimo aragenda atanga ibimenyetso ukabona arimo aragenda agira gutya ako ni agahinda gakabije karamuteye ariko hariya mu Kasenya bagiye kubaka inyubako kubakira amazu meza ariko urumva ntabwo wabibwira umuntu wari ufite amamiliyoni yo ngo ugiye kumwubakira ngo apfe kubyakira buriya wenda bazabona kuko leta iduteganyiriza ibyiza azongera kuruhuka umutima ari uko abona wenda izo nzu zihagaze agasana azamube mu ruhande rwe azamube hafi uko bimeze nyine uko isi yo niyo nyine isi niyo cyo ni igisobanuro cy'uko turi ku isi ibyo ngibyo bitabayeho tukaba turi mu ijuru kandi turi ku isi ndi kureba ikiganiro cy'umuntu witwa Regis niba wakibonye simbizi nta kibonye ariko bavuze ngo nawe yarafite agahinda gakabije yatewe n'iki simbizi umuntu w'umugabo ngo ntabwo avuga biriya ngo baramwanze nese umukobwa kwanze ujya kuri YouTube ukajya kuvuga amagambo nk'ariya hakuze yuko wenda mbona no kubwira n'abadukurikiye wowe